twongeye kubasuhuza tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi mbafitiye igistori, ni igistori kirimo isomo ridasanzwe cyane. Muraza kubona yuko Imana ishobora byose ikora ibitangaza muri iyi si. N'abatindiye nagumye nicisha hirya hino, nagumye nivugisha amagambo menshi. Reka tujye mu gistori cy'uyu munsi. Ni umumama waduhaye igistori nyuma yo kugenda yumva ibistori byinshi bigiye bitandukanye. Nawe yagize ati reka nanjye mbakubita igistori cyanjye, ubundi abiga bige, abasobanukirwa basobanukirwe. Ariko iki gistori uyu mumama yaduhaye ngituye nongere mbisubiremo, ngituye abagabo babyara abana bakabirengagiza. Uyu mumama icyo gihe yari akiri umukobwa, aza kubona akazi ko gukora mu rugo. Mu kubona akazi ko gukora mu rugo, yageze muri urwo rugo, rwari urugo rw'umubosi rwose ubona uwagafashe, ndetse afite n'umugore, bafite abana 3 b'abakobwa. Uyu mumama uri kuduha iyi story, icyo gihe rwose yari akiri umukobwa mutoya rwose, imyaka 19. Mu kugera muri urwo rugo, yasanze ari urugo rwifashije, yasanze ari urugo rudasaba icyo kurya, kuko yasanze ari bantu rwose babayeho. Ndetse muri urwo rugo hahoraga amapati menshi, guhera ku wa gatatu kugera ku cyumweru byabaga ari pati. Mu kuba muri urwo rugo harahoraga pati, byaterwaga n'uko umugore waho, uwo mugore wari waramubyariye abana 3 b'abakobwa. Uwo mugore bari babagore dukunze kwita aba slay queen, bari babagore bajya mu mapati, bari babagore bajya no muri club, bari babagore bajya mu birori bigiye bitandukanye, akaba atatinya no gutaha saa 10 za mu gitondo. Urwo rugo rero hiberagamo rwose uwo mugore w'umuslay queen. Sasa uyu mumama muri kuduha igistori icyo gihe wari akiri umukobwa, of course yikoreraga akazi ke, ariko agakunda kubona mabuja we rwose ntago kumufatisha byabaga bigoye. Si icyo gihe yabaga ari muri pati, kindi gihe nabwo yabaga yasinziriye. Umugabo rero yabaga yagiye hehe? Yari afite company, yabaga yagiye mu kazi. One day uyu mupapa wari boss w'uyu mumama icyo gihe yaraje aramubwira ati, mukobwa bite byawe ibiki n'ibiki, amuzanira impano, tumana akantu k'agashanete. Uyu mukobwa aramubwira ati, se kumaye iyi impano bimeze bite, kandi usanzwe umemba neza? Aho yari amajije gukora aho ngaho nk'amezi agera muri 4. Umupapa aramubwira ati, rero twaganiriye mu buryo buhagije kandi twabyumvikanyeho, bitewe n'uko adashaka kuzongera kubyara. Ati, rero mukobwa, nagusabaga yuko twabyarana umwana, ukambyarira umwana w'umuhungu. Mukobwa aramubaza ati, se umugore wawe ko atarabimbwira? Ngo ya, umugore rwose yabyemeye, ndetse yambwiye ngo nze mbikubwire nta kibazo. Mukobwa yaguye mu kantu, abanza kubyanga, avuga ati, ibintu nibyo ra. Mu kubanza kubyanga, wa mugabo akajya, nta nubwo yakundaga kuza kurira lunch mu rugo, ariko muri iyo minsi yari asigaye yiharaje, akaza akarira lunch mu rugo. Ubwo saa 6 akaza akinginga uyu mukobwa, icyo gihe wari ukiri umukobwa, aramwinginga nk'uko mubizi, sekibi iyo yagutamaje aba yagutamaje. Uyu mukobwa yatangiye kuryamana n'uyu mubosi we, bararyamana, barongera bararyamana.
yamubeshye yuko we n'umugore bumvikanyeho ko yaryamana n'uyu mukobwa akamutera inda akamubyarira umuhungu, dore ko nta muhungu yagiraga. si ukuryamana sihaciyemo kabiri, inda ngo po, umukobwa baratwite. Umukobwa mu gutwita of course yagombaga kubibwira boss, aba arikojeje boss aramubwira ati wari uzi yuko ntwite? Boss ati ngo, umukobwa ati ndatwite nk'uko wari wabinsabye. Umuboss aramubwira ati ariko menya uri gushaka gukina, nari ndi kwishimishanya nawe, ntabwo nashakaga kutwita, ariko wowe wabifashe nk'aho ari ukuri. Uyu mumama icyo gihe wari ukiri umukobwa rwose muto, ugira ngo boss niyo yamwihindutse. Ndetse ari igihe habaga habaye nk'udupati, urumva umuntu ufite ibimenyetso byo gutwita biba ari danje. Haba habaye udupati, mabuja n'abandi bagore bakavuga ati ariko uriya mukobwa wawe ntatwitera. Mabuja akavuga ati ntaribi niba twite, kasita inda twita atari y'umugabo wanjye gusa. Kasita atari y'umugabo wanjye gusa, ibyo nta kibazo niwe yatwita. Umukobwa akabyumva, ni nabwo yahise amenya yuko koko wa mugabo yamubeshyaga. Umukobwa yaje kumubwira ati none se urashaka kumbwira ko wambeshyaga? Umugabo ati nari ndi kukubeshya nyine. Ati se urawe ntari kubura abo mbyaramo bandi, cye nkabyara mu mukozi hasoni. Umugabo nta kindi kintu yakoze, yabwiye uwo mukobwa ati fata ibyawe, amuha ibihumbi bigera kuri 250, aramubwira ati ugende iyo nda uyikuremo, ugende iyo nda uyikuremo. Umukobwa yavuye muri urwo rugo, aba asubiye iwabo. Mu gusubira iwabo yabitekerereje mama we na papa we. Mama we na papa we baramubwira bati wa mwana we, gukuramo inda rero ntago biba byoroshye, ariko niba nta bundi buryo buhari utazarera umwana utazi se cyangwa se atamushaka, genda uyikuremo. Umukobwa yafashe inzira ajya gukuramo inda, ariko iyo nda yari imaze n'ubundi gushinga imizi. Mu kugera ahantu ngo bamufashe, yasanze hari undi mukobwa nawe ewan we noneho byanze kwivamo burundu. Mu kwanga kwivamo, umukobwa yarebye gukuramo inda aravuga ati aho kugira ngo nyikuremo masiga ubuzima ndabiretse. Umukobwa yaretse gukuramo inda, aragenda aratwita, ndetse ababyeyi be nabo bari bamubwiye ati niba utabishaka byihorere, umwana azavuka nta kibazo, Nyagasani niwe mubyeyi wa twese, azamwitaho nugira ikibazo. Yaragarutse, ndetse ababyeyi be barabyishimira cyane, baramubwira ati mwana wacu wigira ikibazo, uwo mwana wimunyaga ubuzima, humura Nyagasani arahari. Umukobwa nuko nguko iminsi yari icumye, aza kubyara, abyara umwana w'umuhungu, kibebe cyiza rwose. Mu kubyara umwana w'umuhungu, uyu mumeri yagerageje guhamagara wa mugabo, aramubwira ati nabyaye umwana w'umuhungu, umwana wawe. Umupapa cyumva umuntu uri kumubwira ibintu nk'ibyo kuri telefone ugira ngo nehise amukupa. Guhera uwo munsi yazajya ahamagaza n'indi telefone yakumva ari we agahita akupa, ariko yari yamubwiye yuko yamubyariye umwana w'umuhungu. Umukobwa byaramuyobeye. Umukobwa yafashe inzira aza mu town, mu mujyi,
azana wa mwana ajya ku gipangu neza neza hahandi yakoreraga kwa wa mugabo wamuteye inda. Aragenda ahasanga umusekirite aramubwira ati nta bashyitsi, bosi yambwiye ko nta bashyitsi akeneye, va hano ugende. Baramwirukana. Umukobwa akajyaza ati reka da. Umunsi umwe nibwo yaje ahasanga wa mubosi agiye gusohoka, asohotse mu gipangu. Baramubwira ati bose ninjye, dore umwana wawe. Ati puwa Caritas, sinakubwiye ngo ntuzongere kugaruka, nigeze nkubwira ngo wowe mbyari n'umwana, sinaguha amafaranga ngo ugende ukuremo inda, none ngo warabyaye, sinzongere kukubona hano n'umunsi n'umwe. Uyu mumama wari umajije kubyara umwana yahise ava aho ngaho. Yari umumama udakunda kugira ibintu guteza akavuyo, ariko bajya bavuga ngo n'ubundi umukiriya umujyanye mu rukiko hari igihe usanga nayo gushoramo adahari. Ugasanga ugiye mu nkiko, ugiye mu buyobozi, ugasanga amatike ukoresha, ugasanga udufaranga ukoresha, ugasanga ahubwo n'utwo kwita ku mwana natwo biragoranye. Uyu mukobwa rero yafashe umwanzuro wo kujya kwirerera umwana we agakomeza ubuzima. Uyu mwana w'umuhungu icyo gihe wari ukivuka yari umwana ukunda kurira cyane. Amazina rero uyu mukobwa yamwise exactly neza amazina ya wa mugabo, niyo mazina yamwise. Niba ufite amazina abiri, umugabo yari afite amazina abiri, ni nayo yamwise. Mu kumwita amazina atangira kurera umwana, ndetse umwana byageze igihe, yego yari umwana ukunda kurwaragurika ukagira gute, ariko aza kugera igihe aratuza. Uyu mumama yakujije umwana we agejeje imyaka 2, yaje kubona akazi ahantu muri kampani y'Abahinde. Umwana akajya amusigira mama we akajya gukora, dore ko batari batuye kure y'umujyi, hari mu nkengero. Akazinduka agatega agataxi. Umwana burya afite imyaka 2 aba yatangiye kwirwanaho mu buzima bw'iyi si. Uyu mumama yakomeje akazi ke, akajya yikorera akazi. Umwana agera igihe cyo gutangira kujya ku ishuri, ariko uyu mumama yatubwiye ngo umwana we mu ishuri yari umuhanga udasanzwe. Uyu mumama ibyo kongera kubwira papa we ngo ikinga umwana wawe yabivuyemo rwose, arabyihorera yirerera umwana. Umwana yatangiye primaire, ariko mu gutangira primaire akaba ari wa mwana w'umuhanga cyane, ku buryo byabaye ngombwa bitewe n'ubwenge yari afite. Hari amashuri amwe n'amwe yagiye asimbuka, ku buryo yarangije primaire afite imyaka igera mu 10 n'igice. Niyo myaka yarangirije muri primaire. Secondaire hagezeho wagira ngo hari umuntu wari waramushyizemo ubwenge, yari afite ubwenge nk'ubwa aliens. Muri secondaire umwana ari umuhanga, bitewe n'ubuhanga yari afite. Hari ONG imwe irihira abantu, yahise ivuga ati uyu mwana n'ubundi ari mu cyiciro cy'abantu batishoboye, biba ngombwa yuko bazajya bamurihira amashuri. Umwana yaje kurangiza secondaire ku A1, ari mu bana babaye abambere mu gihugu. Bahita bamuha na bourse free. Umwana yiga universite, ari mu bana barangije universite ari bato cyane, ari bato ku myaka 21 rwose yararangije universite. Umwana ahita akomeza hanze, ajya ku minuza mu bintu yari yarize.
ni mu bintu bijyanye n'ubundi n'amafinance, nibyo bintu yari yarize, ajya noneho kuminuza mu Budage. Umwana yize imyaka 3 mu Budage, nuko agaruka mu gihugu cye kuba yabasha kucyubaka. Akihagera amakampani akomeye yaramurwaniraga. Hari kampani rero yaje kumubwira yuko izajya imuhemba umushahara ushimishije cyane. Urumva yari umwana uminuje mu bintu bya finance, yari umwana rwose ukenewe, yari umwana uhambaye. Muri iyo kampani rero yari kampani y'umugabo. Umwana kwa kundi abarimo arareba ibigize kampani, aba CEO, aba managing director, aba director, ababonyemo umupapa wari CEO w'iyo kampani. Neza agiye kubona amazina y'uwo mupapa CEO, ni nayo mazina ye. Umwana yagiye gukora muri ya kampani, mu kujya kuhakora abona umuboss CEO. Urumva abantu bakunda gushaka abakozi ni baba directors, abaki babashinzwe ibintu byo gushaka abakozi. Yahise amutumiza muri biro. Uyu mwana, numa muri kuduha igistori, umwana ajya muri biro y'umusaza. Umusaza aramubaza ati, mwana ko mbona ufite amazina asa nk'ayanjye? Iyi si ni ntoya kwera. Umwana ati, ahubwo nanjye biranangaje ko ufite amazina asa nk'ayanjye. Ariko neza wakitegereza ukabona ni fotokopi barasa. Ndetse bamwe mu bakozi bakorera aho ngaho, haba aba managers, abaki muri iyo kampani, baravuga ati uyu muntu kwasa nka boss. Bareba n'amazina bakabona amazina namwe barasa. Abantu byatangiye kubatera urujijo cyane. Boss nayo biramucanga, uyu muntu uko dusa ibiki n'ibiki. Yaje rero kumubaza ati, ese mama wawe ninde? Aramubwira ati, mama n'uyu. Agiye kubona boss abaye nk'uwijimye mu maso. Boss ko mbona wijimye mu maso bimeze bite? Aramubwira ati, jya mu kazi. Umusore yatangiye gukorera aho ngaho, ariko abantu benshi bakajya bamaza ati, uriya mu boss wa hano murasa iki? Ati n'amazina birasa. Akomeza akazi, ariko ibyo bintu biguma aho ngaho tu. Yari umwana rero ukora akazi, yari wa mwana utava mu kazi akazi katararangira. Niyo yabaga afite akazi kenshi yarakoraga. Of course aho ngaho yahawe akazi n'ubundi yari umwe mu ba managers, mu ba manager badanje. Umwana mu kwezi kumwe boss cyangwa se chairman yahise amuhindura managing director bitewe n'ubwenge yari afite. Ariko uyu mubosi akaba koko nawe yari yatangiye kubibona ko ari umwana we. Kandi mu bana batatu yari afite, bose bari barashyingiwe, barashatse. Ahita amuhindura managing director. Abari aho barumirwa, baravuga ati, se umuntu ahageze mu kwezi kumwe wise umuhindura managing director bimeze bite? Mu kumuhindura managing director, uyu mumama yatubwiye ngo umwana we yari atangiye kujya ahembeshwa igitiyo. Ndetse uyu mumama yatubwiye ngo umwana we icyo gihe ajya ku kazi bwa mbere yaje anamubwira ati, mama wari uzi yuko ahantu nabonye akazi umupapa waho twitiranwa amazina yose? Aramubwira ati, wowe uzagenda uzacunge umunsi umwe unzanira ifoto y'uwo mupapa. Of course byari byoroshye kujya ku mbuga nkoranyambaga, abantu baba CEO nka baba bazwi,
ahita amurebera. Mama we akibona uwo mupapa yahise avuga ati uyu ni papa wawe nta wundi, uyu ni papa wawe, niwo wawe ndi wakwihakanye. Yaranyihakanye atoke. Ubwo rero aho yahindutse managing director, already nawe yari yamenye yuko uriya ari nde, ari papa we, ariko bitewe n'umujinya w'ukuntu yamwihakanye, mama akamurera wenyine, nawe ntago yatangiye kumva ahubwo afitiye umujinya uwo mupapa. Uwo mupapa rero yaramuhamagaye muri office aramubwira ati naguhinduye managing director, umuyobozi nk'aho ari nk'umuyobozi wungirije chairman, ni nk'aho kandi nawe ubugenzura ibikorwa byinshi. Aramubwira ati naguhinduye managing director. Umwana ati wakoze cyane. Ndetse uwo munsi nibwo umupapa yamweruriye aramubwira ati uri umuhungu wanjye. Urabizi iyo ubonye umwana wawe yaragafashe cyangwa se ari umwana uzi ubwenge waramutereranye, utangira kwibomboreka ngo urebe ukuntu wamusaba imbabazi. Ati ni njyewe papa wawe, ni njyewe wabaye ikigoryi, ni njyewe utarigeze nkwitaho, ni njyewe utarabashije kukurihira ishuri, ariko warakuze. Ndagira ngo rero nkubwire umbabarire, ndakwinginze, unsabe icyo ushaka, ariko imbabazi zawe nzihabwe. Umwana ati okay, ntago nzigera nkubabarira mu buzima bwanjye kuntu mama wamwanze ukamuha amafaranga ngo ajye kunkuramo iyi nda. Urumva kuntu igihugu cyari kuba gihombye. So nzaguma ngukorera bitewe nuko nkeneye guhindura imibereho yanjye, nta zindi, kumumembana neza. Umuntu wari warigiye mu Budage rwose aba ari umwana utoroshye. Nzaguma ngukora ariko sinzigera nkubabarira. Uyu mupapa ati rwose nta mbabazi nkwiriye. Uyu mumama yakomeje atubwira se n'umwana we batangiye kujya bakorana mu mamisiyo yagiye atandukanye, ndetse aza no kugera igihe amuha inzu igeretse. Aramubwira ati bwira mama wawe nawe mujye mubana muri iriya nzu. Ndetse yasabye uyu muhungu ko yahura n'uyu mumama uri kuduha igistori. Baje guhura, abasaba imbabazi, ariko bibi by'ubusa. Abaha iyo nzu nziza igeretse. Urumva umubosi wari ufite amafaranga kera, none icyo gihe rero yarabaye amafaranga. Aba bosi baba bafite nk'amazu nka 50 agiye ageretse. Yabahayemo inzu imwe, batangira kubaho ngaho. Ariko nk'uko mubizi, burya aho yaciye ngo burya ngo ntihaba urwango. Demowa yagendaga abereka ineza, Demowa yabasabaga imbabazi. Baje kugera igihe baramubabarira. Mu kumubabarira, uyu musaza yaje no kurwara cyane. Nyuma y'uko ababariwe aza kurwara, ndetse uyu musore officially yahise amuhindura umuntu uzaragwa imitungo ye yose, ari uzaguma yitaho. Yego wenda bashiki be yagombaga kugira icyo abaherezaho, ariko niwe wahise ahinduka umuragwa. Uwo mupapa yaje kwitaba Rurema. Mu kwitaba Rurema, uyu mwana w'uyu mumama uri kuduha igistori niwe wasigaye ari chairman w'iyo company, niwe wahise ahinduka umunyamigabane wa Danje. Gusa nyine babashiki be batatu nabo hari imwe mu migabane bahawe,
ndetse imwe mu mitungo nayo barabahaye. Gusa uyu musore niwe wasigaranye ibintu byinshi cyane, ndetse asigara ari nawe muyobozi mukuru w'iyo kampani, dore ko yari yarize asobanukiwe ubu kampani ari kuyitaho. Ni umwe mu bakire badasanzwe babayeho neza cyane. Uyu mama yatubwiye ngo ubu aritegura kwakira umukazana w'umuhungu we, mu minsi iri imbere arenda gukora ubukwe budasanzwe. Uyu mumama nawe ameze neza, yakujije umwana wenyine, ariko ubu ngubu ashaje neza cyane, dore ko ari baba mama baba bafite abashoferi babatwara. Ibintu bimeze neza. Ni umumama ukiri mutoya, ariko yifitiye umwana we umeze neza, umwana we w'umukire. Burya hari igihe ukurira mu buzima bubi, ariko ugasanga ku iherezo uzagira ibyishimo. Nuko rero byagenze. Burya Nyagasani agira inzira nyinshi. Ushobora kumara imyaka igera kuri 20 ukubitika, inzara ikwica, udahirwa rwose, iterambere wapi. Ariko nyuma y'iyo myaka 20 y'ububabare, indi 20 yindi ukazasanga uzaba uri umuherwe, uzaba uhirwa mu byo ukora byose biguhira, ugasanga ushaje neza. Ariko nanjye mugani njya mprefera, njya numva nabanza nkakena deni nkakira nyuma kurusha gukira nyiri muto nkasaza nabi. Nuko nguko igistori cy'uyu mumama cyari cyifashe. Harimo isomo ridasanzwe, harimo byinshi byo kwiga. Ari nayo mpamvu mbwira ngo abasore haba abagabo bubatse batera inda abakobwa bakabirengagiza, bakirengagiza abana babo, ntabwo ubuzi uti uyu mwana uvutse azavamo iki. Ntabyo ubuzi. Hari igihe umwana ushobora kumwanga ugasanga niwe Diamond Platinum w'ahazaza, nk'uko Diamond papa we atigeze amwitsaho, na n'aka kanya we yanze kumubabarira. Ni benshi abahanzi benshi, abantu bakomeye benshi, hari abantu benshi bakomeye muri iyi saka kanya batarezwe na ba se wabo n'abapapa babo bababyaye, bakarerwa na ba nyina gusa, ariko ni nabo bantu bavuyemo abantu bakomeye cyane. Nyagasani rero ushobora byose abazi uko buri kintu cyose giteye. Niwe udutunga, niwe utuyobora, niwe uduha icyo kurya, niwe uduha imigisha, ndetse ni nawe uduha ubwenge. Harimo isomo rikomeye cyane. Mbwira rero abantu batarakora subscribe, nyabuneka mukande subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibyiza byinshi tubagezaho umunsi ku munsi. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka tubonane ubutaha. Bye bye.